Imana rero niho yaje kuma iyerekwa ndi muri amasengesho, ngiye kubona mbona ikuzimu havuyeyo abadayimoni benshi, nabonaga bafite udufuni, abandi nabonaga bafite ibintu bimeze nk'ibihiri, abandi bafite ibintu bimeze nk'inyundo. Noneho ngiye kubona mbona bakimara kuva ikuzimu, mbona biyaye mu bantu b'Imana, nk'uko muri kureba aha hantu ndi, murabona niyicariye ahantu harimo n'amasaka. Reka tubifate gutyo nk'uko aya masaka muyabona. Mbona buri mudayimoni mbona baraje nta mbabazi bafite. Ko aba bantu bubatse aya ma etaje n'iyi miturirwa y'amazu meza turi kubona badasenga, ariko nkwiriye gusoza ijambo ribabwira ngo niba aba bantu nubwo bubatse aya mazu meza nibatagira gukizwa, ntabwo aya mazu azaba arokora umujinya w'Imana uzatera abanzi b'Imana. Mu by'ukuri abantu bamaze kuyoba, kandi ibi bintu ikintu kijya kibabaza, umuntu avuga ibintu akavuga ibintu, kandi mu by'ukuri uko abivuze abantu bagakoma mu mashyi bati oye 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 oye, uzanarimbuka. Ayo mazu ntabwo azabasha n'ubundi kukurokora. Imana idufasha cyane. Reka dusenga Imana tubone tubagezeho ikimana yaduhaye. Ariko bantu b'Imana, ntabwo bikwiriye kugira ngo twimure Imana dushyize iterambere ry'iyi si imbere, ngo niturangiza twimure Imana. Nukuri abantu benshi bararimbutse, ziriya nyundo na turiya dufuni na biriya bihiri by'abadayimoni birarangiza abantu benshi. Iyo hari ibyadutse bishya, reka natwe tubigendereho. Bantu b'Imana, nukuri ndababwiza ukuri, muntu uneze amatwi, izi mbuga nkoranyambaga dukoreraho ni nziza iyo uzikoresheje neza, ariko ndababwiza ukuri, nimutaba amaso murarimbutse, murarimbutse we, murarimbutse. Kujya mu rusengero ukabwiriza abantu bagafashwa ni byiza, ariko nanone nimutaba amaso, Bibiliya iratubwira ngo nimukifuza no kuba bigisha b'abandi, ngo kuko muzacirwa imanza zirutiza abandi. Imana izakubaza ibyo wagoretse kandi ubizi, akugusengera rwose pe, ibitangaza bigakorekeka, ariko agasigara kwandusha izo mbaraga z'imyuka mibi. Noneho ugasanga abandi barinjiranwa n'abahanuzi, babahanuzi akaba ari iki? Ari abatubuzi. Akakwinjirira neza, yamara kugufatisha bye, ubundi yarangiza akagutuburira. Wasenze Imana. Abantu kubera ubuhumye bagiye kwibona mu mwobo, kandi birababaje, biteye n'agahinda. Uyu munsi hari abantu bagiye kunyagwa, hari abantu bagiye kunyagwa, hari abahanuzi banyazwe impano yabahaye, hari abahanuzi banyazwe icyubahiro yabahaye, hari abapasiteri banyazwe umurimo bahawe, kandi hari n'abandi bantu mu byiciri runaka bitandukanye banyazwe imigisha bahawe. Nizuko bitondeye isezerano ry'Imana, bakitondera amategeko y'Imana, bakirinda icyaha. Imana irambwira ngo dore bariya banyazwe kubw'umurengwe n'ibyaha ugenda ukora wiyoberanya. Imana ikunyaza ubwami bwawe, uranyazwe, ibyawe birarangiye. Birababaje kandi biteye n'agahinda, kubera yuko icyubahiro cyawe urakinyazwe. Yewe Imana rero niho yaje kuma iyerekwa ndi muri amasengesho, ngiye kubona mbona ikuzimu havuyeyo abadayimoni benshi, nabonaga bafite udufuni, abandi nabonaga bafite ibintu bimeze nk'ibihiri,
abandi bafite ibintu bimeze nk'inyundo. Noneho ngiye kubona mbona bakimara kuva ikuzimu, mbona biyaye mu bantu b'Imana, nk'uko muri kureba aha hantu ndi, murabona niyicariye ahantu harimo n'amasaka. Reka tubifate gutyo nk'uko aya masaka muyabona. Mbona buri mudayimoni mbona baraje nta mbabazi bafite. Nagiye kubona mbona bahereye ku muntu wa mbere, mbona bakubise mu mutwe, mbona araguye, mbona biyaye mu bandi, mbona n'ubundi benshi bahasize ubuzima bararambaraye. Ngiye kubona mbona hari abo bagiye bageraho, noneho babageraho yagira ngo akubite yafundi cyangwa se ya nyundo, nkabona abandagaye hasi. Ngiye kubona mbona muri ba bantu bari benshi hasigaye abantu bake cyane mbarwa. Imana irambwira ngo abantu batabaye maso bakagenda batakaza umwuka wera. Imana irambwira ngo uko niko Satani agiye kubashobora. Bamwe agiye kubateza ubusambanyi, abandi agiye kubakuramo imbaraga, abandi abateze gushukwa n'ibyisi, n'ubundi mbese badamarare bamere nk'abantu bageze mu ijuru. Buriya muri aya makuru yose twagiye twumva, naravuze ni uko biri kose abantu b'Imana dukwiriye kuba maso, kuko ikintu namenye neza, Satani ari kugenda yereka abantu iby'isi akabibagiza iby'ijuru. Kandi aba baririmbyi baririmbye izi ndirimbo tubona mu gitabo, ari nacyo dufunguza amateraniro yacu, mu by'ukuri bari buzuye umwuka wera. Ariko umuririmbyi umwe yararirimbye ngo ujye uba maso hose mu gihe cyose, kuko Satani akubikiriye hose ashaka uko yaguseseramo ngo yimure umwami Yesu. Hari nawe yanageze aravuga ngo ube maso mu Kristo, ngo kuko iby'isi byibagije iby'ijuru. Mu by'ukuri iby'isi byibagije iby'ijuru. Burya gutera imbere ni byiza, gutera imbere ni byiza, kandi n'ubukene nta muntu ubwemera. Ariko nanone bitagera ku rugero rwo kuba nshobora kuba njyewe ndi umwigisha, nkaba ndi pasiteri, nkaza kwereka abantu iyi miturirwa y'amazu, nkababwira yuko kuba barayubatse batazi gusenga, batajya no mu rusengero, n'ibintu by'Imana nta n'ibyo bazi. Ariko niba nshobora kuvuga yuko aba bantu bubatse aya ma etaje n'iyi miturirwa y'amazu meza turi kubona badasenga, ariko nkwiriye gusozaho ijambo ribabwira ngo niba aba bantu nubwo bubatse aya mazu meza, nibatagira gukizwa, ntabwo aya mazu azaba arokora umujinya w'Imana uzatera abanzi b'Imana. Mu by'ukuri abantu bamaze kuyoba, kandi ibi bintu, ikintu kijya kibabaza, umuntu avuga ibintu akavuga ibintu, kandi mu by'ukuri uko abivuze abantu bagakoma mu mashyi bati oye 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 oye. Ariko uraza ubwira abantu ngo abantu bubatse amazu badasenga, ayo mazu kuba bayubatse, intego dufite niyo bafite, umurongo wabo n'uwacu ntabwo ari umwe. Icyambere, ayo mazu nibyo ni byiza, ntago turwanya iterambere, ariko nibatongeraho gukizwa, ndagira ngo nkubwire ngo uzanarimbuka. Ayo mazu ntabwo azabasha n'ubundi kukurokora. Imana idufasha cyane. Reka dusenga Imana, tubone tubagezeho icyo Imana yaduhaye. Ariko bantu b'Imana, ntabwo bikwiriye kugira ngo twimure Imana dushyize iterambere ry'iyi si imbere, ngo niturangiza twimure Imana. Nukuri abantu benshi bararimbutse, ziriya nyundo na turiya dufuni na biriya bihiri by'abadayimoni birarangiza abantu benshi. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu. Urera kandi urakiranuka, mu isi no mu ijuru ntawe uhwanye nawe. Dotaine siri boshise fondre.
nukuri dusenge umurimo wawe ugiye gukorwa. Nsabye umwuka w'ubwenge, nsabye umwuka w'ubuhanga n'umwuka wo guhamya ibyawe ntatinya, umwuka wo kuvuga ibyawe nk'uko bikwiriye, kandi kugira ngo Mwami Uwiteka abazakurikira ubu butumwa bazafashwe kandi bazahindurwe n'imiburo yawe, kandi buri muntu wese Mwami Imana Nyiringabo azagirirwe neza nawe, imbabazi zawe zizabane n'abantu bawe. Ngaho uyu mwanya ndawukuragije, uturinde Satani n'abadayimoni be. Turabizi neza yuko Satani hari igihe ajya ariganya abantu bawe, ugasanga umuntu avuze ijambo ridakwiriye mu gihe cy'ivuga butumwa nk'iri ngiri, ariko turinde kuriganywa n'umwanzi, ahubwo ijambo ribasha guhesha abaryumva bose umugisha aba ari ryo unyuza mu kanwa kacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tumaze gusenga, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi ya 49 umurongo waho wa 17, turageza ku murongo waho wa 20. Haranditswe ngo nubitinye umuntu natunga icyubahiro cy'inzu ye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana, icyubahiro cye nikizamanuka ngo kimukurikire, nubwo yibwiraga akiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bagushima witungishije, ubugingo bwe buzasanga basekuruza batazareba umucyo ukundi. Imana idufashe cyane. Nkuko iri jambo turyumvise, umwanditsi w'Izaburi yararimo ari kubwira abantu batinyishwa n'abantu bahagaze ku byubahiro byabo, bahagaze kuri ya ma etaje yabo, ibyo bintu bakabyiratana nkaho ari ibintu bidasanzwe. Uyu mwanditsi arandika ngo ntubitinye umuntu natunga icyubahiro cye cy'inzu ye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana, icyubahiro cye nikizamanuka ngo kimukurikire. Rwose bigisha mu neza amatwi, twigisha abantu inzira y'agakiza, tubayobora inzira ijya mu ijuru. Ntabwo nshobora kugenda hano muri uyu mujyi wa Musanze, harimo imiturirwa rwose, ni umujyi wihagazeho uri kubaka rwose pe, ni umujyi ufite icyerekezo rwose, ku buryo unawugezemo wareba ukavuga ati rwose uyu mujyi ufite icyerekezo rwose, ufite intego. Ariko ndagira nkubwire ngo sinshobora gukora ikosa ryo kubwira abantu, ndabizi neza kuko abantu benshi bari kubaka ama etaje hano muri uyu mujyi wa Musanze ntibasenga, benshi ni abapagani, abandi ntibazi Imana. Ariko ntabwo nshobora kuza ndi kubwira abantu ngo mbabwire ngo aba bantu ntibasenga, ariko dore bafite umugisha, bafite umugisha wo kuba bubatse ama etaje, bubatse amazu akomeye, n'ubundi niyo gusenga mwabyihorera, n'ubundi iryo juru rikazarorera, ariko nibura mukazabona iyi si, mwashaka mukanarimbuka. Iyo nyigisho irapfuye, ni inyigisho y'abadayimoni. Mwa bantu b'Imana, nukuri mureke mbabwire, ibintu birakwiriye kugira ngo niba turabigisha ababandi, icyo Imana yadutoreye ni ukugira ngo tuyobore abantu mu nzira ijya mu ijuru, tubabwire birinde icyaha, tubabwire bakundisha Imana umutima wabo n'ubwenge bwabo bwose, kandi bamenye icyo Imana yanga, bamenye n'icyo ikunda. Ariko Imana yampaye amagambo ngo mbabwire ngo yemwe nimubitinye, saba muri kureba ngo bubujuje ama etaje, ejo barapfuye nk'uko Kabuga yapfuye. Namenye ubwenge numva ngo umuherwe wa mbere mu Rwanda ni Kabuga Felicien. Ubu se ejo bundi ko yapfuye, n'ubundi bamukurikije angahe? Ikintu cya mbere ugomba kumenya wowe uneze amatwi, hari ibyo tutazabonera hano muri iyi si, ariko tuzabonera mu ijuru. Ni nayo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba atarahari mba mbibabwiye, ariko kuko ayo mazu arahari ngiye kubategurira aho ndi ngo namwe muzabeyo. Turimo turayobya abantu ngo turabigisha, turabwira abantu bareke gusenga, ariko nanone ikintu nshimira Imana, niba uri umwana w'ubugingo, nta nyigisho izaza ngo ikuyobye. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane biyobya abantu bikabajyaniriye, nk'uko nababwiye. Ugasanga
buno abantu uko bameze ni ukumva ibyadutse. Iyo hari ibyadutse bishya, reka natwe tubigendereho. Bantu bima, ni ukuri ndababwiza ukuri, muntu uneze amatwi, izi mbuga nkoranyambaga dukoreraho ni nziza iyo uzikoresheje neza, ariko ndababwiza ukuri, nimutaba amaso murarimbutse, murarimbutse. Kujya mu rusengero ukabwiriza abantu bagafashwa ni byiza, ariko nanone nimutaba amaso, Bibiliya iratubwira ngo nimukifuza no kuba bigisha b'abandi, ngo kuko muzacirwa imanza zirutiza abandi. Imana izakubaza ibyo wagoretse kandi ubizi. Bantu b'Imana mwe munteze amatwi, nimushaka mubwiza abantu kuri. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo niyo wangirira neza, ariko nutava mu byaha, nyamuneka uzarimbuka, kuko imirimo dukora izaheshwa agaciro nuko twakiranutse. Ntabwo tuzagenda ngo dukore ibyaha, nitumara gukora ibyaha n'ubundi niturangiza ngo Imana ngo yicaye ku ntebe y'imbabazi. Bantu b'Imana, ni ukuri tube maso. Aba bantu bari kwiratana amazu yabo, Bibiliya iratubwiye ngo nibapfa ntacyo icubahiro cyabo nikizabakurikira, kandi ngo nubwo bibwiraga yuko bahiriwe bakiri mu isi, ngo ariko yewe ngo n'abantu bakanabashima, ngo ariko ubugingo bwabo ngo buzasanga basekuruza, batazareba umucyo ukundi. Ubugingo bwabo buzasanga ba Kayini babandi bapfanye ibyaha, ubugingo bwabo buzasanga ba Yuda babandi bapfanye ibyaha, ubugingo bwabo buzasanga babandi bagiye bapfira mu bihano, Imana ikavuga ngo nzabahana. Ubugingo bwabo buzasanga abo ngabo. Buriya bantu b'Imana, nimushaka mujye mufata akanya musenga Imana muti Imana, turashaka kumenya ubuntu bwawe, turashaka kugirirwa neza nawe, nibura natwe ukaduha kukumenya. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo sinshaka gukorera abami babiri, ngo ni nko gukunda isi n'ijuru. Ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutuyisha iki ubw'ijuru. Umuntu ngo nuko ngo yujuje ama etaje 5 mu mujyi wa Kigali cyangwa mu wundi mujyi cyangwa se n'ahandi hose, ariko uyu muntu akaba adasenga, kuko ibyiringiro bye ni ibyayo mazu, ariko ni iby'akanya gatoya. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 15 umurongo wa 12 kugeza 14. Haranditswe ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke nabarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo irandasi ndi impumyi zombi zigwa mu mwobo. Bene data, iri jambo icyo ndivugaho, senga Imana uyibwire ngo Mana ndashaka guhumuka. Hari impumyi yitwaga Baritimayo. Iriya mpumyi ngo yaje kumva urusaku rw'abantu, irabaza ngo ibyo ni ibiki? Barayibwira bati ni Yesu w'i Nazareti. Amaze kumva yuko ari Yesu w'i Nazareti, ikintu yakoze ngo yarashakuje, iravuga ngo Yesu w'i Nazareti, Yesu mwene Dawidi, Yesu mwene Dawidi, ndengera Yesu mwene Dawidi. Noneho ngo abari baraho baramucyaha, baramubwira bati hora ceceka widusakuriza. Ariko Yesu arabyitegereza, arangije aravuga ngo nimumureke. Noneho ngo Bibiliya tubwira ngo iyo mpumyi yemera no gusiga umwenda, ngo ita umwenda wayo, ariko ngo igeze imbere ya Yesu irayibaza ngo nkugirire ne? Yesu arayibaza ngo nkugirire ne? Icyo impumyi yabwiye Yesu, yarayibwiye ngo ndashaka mwigisha, ndashaka guhumuka.
iki gihe cya none ni igihe umuhanuzi akwiriye kubwira Yesu ngo Yesu ndashaka guhumuka. Ni igihe umukristo uvuga ko ari umugenzi ujya mu ijuru akwiriye gufata umwanya wo gusenga akabwira Imana ngo ndashaka guhumuka. Ni igihe umuntu wese ufite ibyiringiro bijya mu ijuru akwiriye kubwira Imana ngo ndashaka guhumuka. Bibiliya iratubwiye ngo baraje babwira Yesu, baramubwira bati bya bindi byose wavuze, bakimara kubyumva ntabwo bafashijwe nabyo, ahubwo byabababaje. Kandi iyo usomye ari amagambo neza atubwira yuko ngo nuko yababwiye ku bintu by'ubutunzi, kandi ngo barabakunzi b'ubutunzi, noneho ngo babazwa n'ibyo bintu. Yesu arangije ababwira tumva ndababwiza ukuri, igiti cyose kiri muri uyu murima data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ngo Yesu arangije arababwira ati nimubareke kuko nimumye ntibazi iyo bava n'iyo bajya, kandi iyi mumyi irandasi indi mumyi zombi ziragenda zikagwa mu mwobo. Mwene data uri muri korari, ariko kubera ko nawe uri impumyi, n'uwitwa ngo akuyoboye muri korari ni impumyi, mwese muzibona mu mwobo. Njyewe ijambo nakubwira ngo fata umwanya usenga Imana. Buriya bari abaririmbyi baririmbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo mwami ndifuza kubimishurira. Bari abaririmbyi ndabemera 100%. Ubu ukwiriye gusenga ukabwira Imana ngo nyereka ikimenyetso cyerekana yuko turi kumwe. Murabona abantu bavuga Imana hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko wenda umwe ni umurangi yaza yatitira ari kuvuga ngo zomeni paya ngo iravuze ngo ati mbonye umukozi w'Imana, kumbi ni umurangi. Hariho wambaje ngo umurangi ni muntu ki, ko nge nasobanukiwe umurangi wari we. Abarangi ni abantu bitwa ko ari abahanuzi, ariko bafite imbaraga z'imyuka mibi bakorana nazo. Umurangi ashobora kugusengera ibitangaza bikabohoka, ashobora kugusengera rwose pe ibitangaza bigakorekeka, ariko agasigara kwandusha izo mbaraga z'imyuka mibi. Noneho ugasanga abandi barinjiranwa n'abahanuzi, babahanuzi akaba ari iki, ari abatubuzi, akakwinjirira neza, yamara kugufatisha bye, ubundi yarangiza akagutuburira. Wasenze Imana. Abantu kubera ubuhumye bagiye kwibona mu mwobo, kandi birababaje biteye n'agahinda. Buriya mu by'ukuri ibi bintu dukurikira hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri hari abana babayeho bakajya bajya muri telefoni buri gihe. Ngiye kubona mbona ubwenge bari bafite, mbona buragiye pe, buragiye. Hari telefoni yari iri aho ngaho gutyo kubw'itegeko mabwa n'Imana nk'umugabo mu rugo. Telefoni narayifashe njya kuyigurisha pe, barababara, ariko ndavuga ngo nta kundi. Ariko telefoni imaze kugurishwa itakiri aho ngaho mu rugo, hari icyo byatanze, mbona akenge karongeye gatangiye kugaruka. Bisobanuye iki rero? Uku kuri izi mbuga ntabwo ari abo bana bonyine. Aha kuri izi mbuga ubu ufite gufungura cano ukumva umwe aravuga biriya, wafungura hari ukumva undi aravuga biriya, wafungura hari ukumva undi aravuga biriya. Abantu babaye nk'abafana bari gufana umupira. Umwe aravuga ati
ati Pamphile mukozi w'Imana urakoze rwose kutugezaho amakuru nk'ariya. Undi nujya hari ati Pamphile ni umuyobe yubahutse umukozi w'Imana Pasiteri Uwambaje. Nugera hariya usanga uti nari nasizeho ikiganiro n'ubundi rwose ntashishoje neza none rwose Pasiteri ambabarire. Nugera hariya usange ni urujya n'uruza. Ubu koko ibi bintu nimutaba amaso muragira ngo bwa bwenge bw'umwuka bwari buri muri mwebwe abenshi bazasigara bangiritse ngenda babwiza ukuri, kubera yuko niba Bibiliya itubwiye ngo iyo impumyi gufashe ngo ngwino nkuyobore, urumva ni impumyi nawe uri impumyi, birangira mwese muguye muri wa mwobo. Bantu b'Imana, njyewe intego y'ubu butumwa afite uyu munsi niyo kubwira abantu ngo nimusenge Imana ibahumure. Ubu se kubera iki ubu udafite guhumuka? Hari umuntu umwe uherutse kumamagara ari mu bihugu byo hanze, aramamagara arambwira ngo atangira ambwira neza, nanjye ngira ngo ni umuntu turi kumwe. Ngiye kumva numva nyuma arambwiye ati narindi kukubwira yuko ikintu cy'ubuhanuzi cyarangiranye na Bibiliya, nta buhanuzi bukiriho. Ubuhanuzi ni Bibiliya, nta wundi muhanuzi wundi ubaho, ni Bibiliya. Ngaho nawe nyumvira, niba ushobora kwemera yuko ubuhanuzi bwarangiranye na Bibiliya, Bibiliya iyi ngiyi akaba ariyo yanditsemo ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, abahungu n'abakobwa bazahanura, yewe n'abakambwe babarimo bazarota. Wowe uri kuvuga ko ubuhanuzi bwarangiranye n'iyi Bibiliya, ningutera uwo murongo wowe ntabwo ndasanga uri umuyobe. Nemera yuko umuhanuzi ashobora kuvangirwa, yego, ariko ntumbwire ngo ubuhanuzi bwarangiranye n'iyi Bibiliya. Never, ntabwo bibaho rwose. Yesu azarinda agaruka abahanuzi b'Imana bakiriho, kubera yuko uriya mwuka Imana yashyiraga ku bahanuzi ba kera n'uyu munsi ntabwo warangiye. Kimwe rero nabwira abantu, hari umupasiteri wavuze ijambo, wenda bari komantaho ibintu byinshi, ariko hamwe na hamwe njya guhuza nawe. Yaravuze ngo umuntu wese utanyemera nta gihe fitanye n'uwo muntu. Arangije aravuga ngo n'umuntu udafitanye n'umuntu wese udashyigikiye ibyanjye nta gihe fitanye n'uwo muntu. Arangije atanga n'umurongo wo muri Bibiliya, aravuga ngo n'Imana yaravuze ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Arangije aravuga ngo niba Imana ikunda abayikunda nimbabarire ibiretse kunkundisha abanzi banjye. Wenda ntitubyemeranya 100%, kuko hari igihe umuntu avuga nyine akamera nk'ujya kurenga umurongo, ariko mu rundi ruhande icyo shankiye kuvuga ibi, umuntu udashyigikiye inama zanjye, umuntu udashyigikiye ko dufatanya umurimo w'Imana, mu yandi magambo umuntu utashyigikiye, uwo nguwo nta gihe nanjye fitanye nawe. Niko bimeze. Njyewe ukuntu njyewe neye nuko nguko bimeze, kuko ntabwo njyewe sinshobora gukora ikosa ryo kuza ngo ndi gupfukama imbere yawe. Ntabwo ari wowe Yesu wapfiriye rwose. Iyo mbibonye gutyo mu buryo bwo kwirinda, nuko nguko njyewe nteye mpita nkushyira bloke nkakuboroka,
ubundi umutima wanjye ugatuza, ko aho kugira ngo duterane amagambo nkukubita ijambo unkubita irindi imaka. Nta kintu cyiza cy'imaka. Hari wavuze ngo kwirinda biruta kwivuza. Njyewe iyo mfashe urugi nkarukinga nkarubobera nkaba nshyizeho urugi, bimesha amahoro, bikamesha n'umutekano. Uraza se urambwira ngo Imana, rega tuvuga ntabwo ari Imana twasomye, iyi ni Bibiliya ndayemera, ariko ntabwo tuvuga Imana kuko twasomye Bibiliya cyane. Iyi Bibiliya njyewe narayisomye ndayirangiza, ariko nyirangiza ntari numva ijwi ry'Imana. Ariko Imana ingezeho ivugana nanjye, numva ko Imana ivuganye nanjye. Noneho ikambwira n'ijambo riri muri Bibiliya, kambwira ati reba hanaha iri jambo narisoma, niba ari ikintu igiye kunkorera nkakizera kandi cya kintu ejo nkakibona. Ubusizi impaka zibaho, abantu twese ko twitwa ko turi kujya mu ijuru, ubwo iri juru ribaye ritayobowe n'umugabo w'umunyabwenge, mu by'ukuri umudive n'umupandekote barihuriramo. Iri juru ribaye ritayobowe n'umugabo w'umunyabwenge, umuyisilamu n'uwitwa ko yemera Yesu barihuriramo. Iri juru ritayobowe n'umugabo w'umunyabwenge, umurokore n'umugatolika wemera Bikira Mariya, iri juru barihuriramo. Ariko iyo Yesu yagukoze ku maso ugahumuka, agakuraho ibikezi, araza akagusanga akakubwira ati humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Wabona umwana yarwaye, abantu bose bari kuvuga bati byarangiye uriya mwana arapfa, Yesu akagusanga akakubwira ati humura, uriya mwana azavamo umukozi wanjye. Imana ibasha kureba ibintu izakora mu myaka 10, ikareba ibintu izakora bizabaho mu myaka 100. Wowe ukayikinisha. Imana wayikinisha nkande. Imana yatubwiraga ibintu byinshi, ikaduha amasezerano kera, uyu munsi kabiri kuyasohoza. Twaragiye duhura n'ibintu bikomeye cyane byanagombye no kuduhitana, ariko Imana ikaturindira muri byo kubera yuko yavuganye natwe. Yaturinze abarozi bari kutwoherereza amagufwa bakayashyira imbere y'umuryango, amagufwa akagenda tureba, ikaturinda muri ibyo byose. Wazura kumbwira ngo iyo Mana ngo ntayibaho se? Wazura kumbwira ngo nuko itaduhaye ama etage se? Ayo ma etage se niyo tutayabona ntago yatwandikiye ubugingo buhoraho. Ubwa azahamagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo, ndabihamya nzi yuko izina ryanjye nzaryumva kandi nkitaba. Erega mbabwiza ukuri, umwana wo kurimbuka nawo bwarabimenye. Nese niba wishidikanyaho ukavuga ati ese ubu ngubu upfuye najya hehe, niba wishidikanyaho ukumva muri wowe horana ubwoba bwo kuba nzarimbuka, ubundi iryo juru zarijyamo. Umuntu w'ijuru, haleluya, umuntu w'ijuru, hari ijambo mperutse gusoma rivuga ku umunetsi. Hari umwuka munetsi uneka akaduha amakuru y'igihugu cy'ijuru, akaduha amakuru y'urugendo rwacu, tukabaho mu buzima bufite amakuru umwuka wera agenda tugezaho. Ariko iyo uri kugenda mu kigare gusa, ugenda utazi yuva niyujya, ni hahandi uhura n'ubukene ugasanga ugiye gusambana, ni hahandi uvugana n'umugabo wawe nabi ugahita umugabo wawe n'ubundi ukajya gusambana. Mu by'ukuri ni hahandi uvugana n'umuturanyi nabi ukajya mu bapfumu, ukajya kumurogesha. Oya, twebwe ntabwo ari uko nguko tumeze. Njyewe Vedaste nirinda icyaha atari uko kuba njyewe nasambana. Ntabwo ari uko mfite umugore. Nakunze umusaza bita Atwane Rutayisire, Imana imumugisha. Yarigisha aravuga ngo kuba njyewe najya gusambana ntabwo ari uko uyu mugore afite ubwiza buruta bw'abandi bagore, ahubwo Yesu uri muri njyewe niwe umbuza gukora icyo ngicyo. Ijambo ry'Imana riri muri njyewe niyo rimbwira ngo ntugasambane. Kuba njyewe ntajya gusambana suko ntasambana ngo byemere, nuko hari icyo njyewe namenye. Dufite n'abantu biyoberanya,
akaza hano akakwereka yuko ari umukiranutsi, akakwereka yuko adasambana, yaraciye ibintu. Imana yasanze. Tutaragera aho ngaho ngo Imana yasanze, reka dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye no mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 11 umurongo wa 11 handitse ngo nicyo gitumye Uwiteka abwira Salomo ati kuko wakoze ibyo niwitondera isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Imana idufasha cyane. Imana yambwiye ngo uyu munsi hari abantu bagiye kunyagwa, hari abantu bagiye kunyagwa, hari abahanuzi banyazwe impano yabahaye, hari abahanuzi banyazwe icyubahiro yabahaye, hari abapasiteri banyazwe umurimo bahawe, kandi hari n'abandi bantu mu byiciri runaka bitandukanye banyazwe imigisha bahawe. Iri jambo Imana yaribwiye Salomo kuko yari amaze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Bibabaza Imana ngo nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati kuko wakoze ibyo niwitondera isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami mbugabire umugaragu wawe. Ariko iyi Mana murayibona nkande. Imana igafata umwami ikamunyaga ubwami, yamara kumunyaga bwa bwami ikabugabira umugaragu we. Iyi Mana urayitiranya nkande. Uragira ngo intebe wicayeho ntiyayigukuraho igashyiraho n'ubundi wa muntu wasuzuguraga? Kandi niko bigiye kugenda, kuko Imana yambwiye ngo abantu benshi bagiye kunyagwa, intebe zabo ziranyazwe, ibyubahiro byabo biranyazwe, agaciro kabo karanyazwe. Narabibabwiye n'ubu nongeye kubibabwira. Hari abantu mwita ngo ni insuzugurwa, mwita ngo ni babandi batize, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nabonye bahabwa ifunguzo. Imana irambwira ngo dore ziriya funguzo bahawe nizuko bitondeye isezerano ry'Imana, bakitondera amategeko y'Imana, bakirinda icyaha. Imana irambwira ngo dore bariya banyazwe kubw'umurengwe n'ibyaha ugenda ukora wiyoberanya. Imana ikunyaza ubwami bwawe, uranyazwe, ibyawe birarangiye. Birababaje kandi biteye n'agahinda, kubera yuko icyubahiro cyawe urakinyazwe. Yewe Imana nta kitari yaragukoreye, ariko kubera yuko wiyandurishije ibyo kurya by'ibwami, icyubahiro cyawe urakinyazwe, intebe yawe urayinyazwe, agaciro kawe urakanyazwe. Iyanyaze Salomo wowe uri iki imbere y'Imana? Salomo Imana yasanze ikamwisangira ikamubwira ngo saba icyo ushaka ndakiguha, akayisaba neza, ikavuga ngo kubera yuko usabye neza, ibyo usabye ndabiguhaye, nongeyeho n'ibyo wowe utasabye. Ni kangahe wowe Imana yakubwiye ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha? Ubwo urumva wowe uri iki imbere y'Imana? Buriya ibi bihugu tureba tukuvuga ngo birakomeye, bishobora kuzaba nyiriho cyangwa bikaba ntakiriho, ariko Imana yerutse kunsanga irambwira ngo igiye gucogoza biriya bihugu byibwira yuko bikomeye. Imana irambwira ngo igiye kubicogoza. Nukuri. Kandi ikindi, Banyarwanda munteze amatwi, mureke dusenga Imana. Ubu ngubu tumeze nk'abantu bari mu kiriyo. Iyo tubona ibivugwa ku bakozi b'Imana, ntabwo twebwe twumva tunejejwe nuko ibintu bimera kuriya. Hari abantu bumva nka biriya bakavuga bati tubonye inkuru. Ariko niba uri umukozi w'Imana, mujye munyemerera dusome na Bibiliya, tutazagwa muri ambushi, tukazagera imbere y'Imana kandi twarahoraga imbere y'Imana mu by'ukuri, tukabwirwa ijambo rivuga ngo ntabwo nigeze mbamenya. Tugende mu gitabo cya Zaburi
twisomere igitabo cya Zaburi, dusome Zaburi ya 15 duhere ku murongo wa mbere twumve icyo ari kutubwira. Haranditswe ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu by'ukuri andi magambo reka tube tuyaretse, ijambo narishaka ni iri ngiri: ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Ubu iki gihe tugezemo ngiye mbona Satani yarahagurukanye imbaraga zidasanzwe, arangije ayobya intore z'Imana, arababwira ngo nimukore gutya. Ubu nemera yuko ngewe Vedaste ashobora gukora icyaha, ariko se wowe Bibiliya ikwemerera kuza ukicara kuri kamera ugashyushya inkuru ya Vedaste? Noneho tureke n'ibyo, harimo n'ababa bari no kubeshya pe. Abantu bashobora kuguhimbira inkuru bakaza bati Vedaste afite abana mu gasozi, kandi ibyo bintu ni ukubeshya. Abantu bashobora kuza bagahimba inkuru bati Vedaste yatandukanye n'umugore, kandi ibyo bintu ni ukubeshya. Ariko mu by'ukuri ikintu kigiye kurimbuza abantu benshi, gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe. Noneho by'akaruru, abenshi munashyushya n'inkuru mutanahagazeho. Noneho hariho n'abandi bajya gutara amakuru kugira ngo babone icyo kuvuga. Ariko se mwasenze Imana ikabaha icyo kuvuga, ikabaha icyo kuvuga. Bantu b'Imana, ni ukuri Imana ifite byinshi byinshi byinshi. Niba ari n'indamu dushaka, hari naho rwose Imana, na hano nicaye Imana yambwira ngo cukura hano imbere yawe, najya kubona nkabona nkuyemo zahabu, kandi nkahita mpinduka umukire. Imana iha abantu amasezerano, ikareba ikabona yuko, ikabona inzira bizanyuramo, ikavuga ati nzagutabara. Umuntu akareba n'isamba afite agasanga ni igisi kiteramo n'ibijumba, ariko igakoresha abantu bakaza bagapima umunara, ahantu bazatereka umunara, bagasanga wa munara ukwiriye kujya kuri cya gisi. Barangiza bakakwishyura akayabo k'amafaranga, amateka yawe agahinduka. Ukagira ngo Imana ibuze ibyo inzira yanyuramo kugira ngo iduhindurire amateka. Ntabwo Imana ibuze inzira yanyuramo ngo iduhindurire amateka wa. Ni ukuri, ndababwiza ukuri, ni munyemerere tugirire Imana icyizere. Kandi niba wumva yuko gusenga bitahindura amateka yawe, ni ukuri nushaka ubyihorere. Ariko nabonye niba Bibiliya ivuga ngo gusenga bigira umumaro mwinshi, iyo umuntu asenganye umwete, wijya kunyereka yuko gusenga n'ubundi nta mumaro wabyo. Njyewe nabonye umumaro wo gusenga, no kuba nambaye ishati nk'iyi ngiyi ni ugusenga, kuba nambaye agasaha nk'aka ngaka ni ugusenga, kuba afite Bibiliya nk'iyi ngiyi ni ugusenga, kuba afite smartphone nk'iyi ngiyi ni ugusenga. Wijya kumbwira ngo gusenga ngo urabitesha agaciro, urabitesha agaciro. Iyo ukoreye Imana neza, ibintu byose ibigenza neza mu gihe cyayo. Kandi nanone ikindi, aba bantu mutinze mu nkuru za ba Solange, mutinze mu nkuru za ba Pastor Uwambaje, ibyo bintu rwose byere kubakereza. Nyamuneka byere kubakereza. Kabone yuko ibi bintu tutabibaye mu maso, Satana bituriganyirizamo. Hari umukristo wari uhagaze neza, yakumva ngo ngo Pastor ngo Uwambaje ngo abwiye abantu ngo bajye kuzimu, ati sinzasubira gusenga.
ubwo satani nta murambitse nta mukubise ifuni mu mutwe. Hari undi wumva ngo ngo Solange ngo wa muhanuzi twumvaga n'ubundi ngo wahanuye ibi nibi bikaba ngo none nawe ngo ibi nibi ati nibagende bujya bisengera sinzongera gusenga, agahita n'ubundi abireka. Satani nta mukubise ifuni mu mutwe. Ibyo ngibyo nama yari y'abadayimoni. Kandi nanone niba umuntu ashobora kuba umuntu erega n'umunyantege nkeya, ahubwo icyo dushinzwe no gusengera umurimo w'Imana, ntabwo ari uburyo bwo kuzana ngo twamamaze se ubwo ngubwo. Ubu ngubu ninde muri mwebwe ubu bafashe mama wawe bakamufata ari gusambana, wajya ugenda uri kuva wewe ngo mama ngo bamufasha ari gusambana, ukagenda ngo yewe ngo mama bamufasha ari gusambana? Oya, hari ibintu nanone abantu bakora bitari byo. Hari ijambo Paulo avuze ngo nabikoze nyiri mu bujiji. Wenda ibyo wakoze uri mu bujiji nibyo, ariko uvuga ubutumwa, uvuga ijambo ry'Imana, kandi nukuri Imana izaguha umugisha. Wishakira views mu bintu nk'ibyo ngibyo ngo ukunda ubona indonke, ahubwo Imana niyitanyura muri views ifite imigisha myinshi. Mu by'ukuri Imana yigeze itubaza ngo mbese kubera iki abantu bapfusha bakarira ariko Imana yo yapfusha ahubwo bakishima? Cyo si ikibazo. Abantu turapfusha tukarira ariko Imana yapfusha ahubwo twebwe tugaserebura mbese tukumva yuko nyine ari ibyishimo. Nimvuga gupfusha, ubwo kuba ushobora kumva umukozi w'Imana yaguye mu cyaha cyangwa yakoze ibidakorwa, Imana iba yapfushije. Ahubwo jya ku mavu usengera umurimo w'Imana, uvuga uti Imana ubishaka wamugarura. Usengere n'abasiga uvuga uti Imana bashyireho uburinzi bwawe. Munyemerere tugiye gusenga Imana, ariko nukuri iyi minsi tugezemo, nutaba maso iyi funi y'abadayimoni iraguhitana. Nutaba maso iyi nyundo nabonye Satani ari gukubitisha abantu, ntiyatinyaga umuhanuzi, ntiyatinyaga umupasiteri, ntiyatinyaga umunyamasengesho, ntiyatinyaga umukozi w'Imana, ntiyatinyaga umuririmbi. Yarazaga agakubita mu mutwe. Nkabona birarangiye. Uragira ngo nutaba maso iyi nyundo y'abadayimoni ntiraguhitana? Ariko nusenga Imana, nukuri Satani uzamutsinda mu izina rya Yesu. Kadusenge. Amba hafi ndetse buri munsi, kandangenera ubuntu bunkwiye, ajyanye korerera imitwaro, niwe Data kandi niwe Mana, nguku kwajya nunga buri munsi, ajya ndamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yamaye, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yamaye. Mana yacu ndagushimye mu izina rya Yesu, ushimiye kubanye nanjye ntambutse ubu butumwa. Uwiteka uhabwa icyubahiro kuko ni wowe ufashije. Ntacyo waduhaye, ntacyo twavuga, ariko iyo duhaye ijambo turavuga, kandi ijambo duhaye rikumvikana. Reka iri jambo rero rigira ububasha ku bazaryumva, kandi rizahindura imitima ya benshi kugira ngo barusheho gusobanukirwa, kandi abibwiraga yuko ari bo bariho kubera amazu meza, kubera amashuri, kubera icyubahiro, Mwami ubereke yuko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi umuntu wese utarahagaze neza mu mwanya we nukuri iherezo rye ari ukurimbuka. Urakoze rero ko wumvise gusenga kwanjye, ngaho ubu butumwa bugere kuri bene bwo, kandi umwuka wera abushorere
kandi umurimo wawe urusheho kwaguka. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Shalom shalom.